kuri Kristo. Ubutumwa bwiza Arabohora TV. Twongeye kubasuhuza bakunzi barabohora TV. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kongera kuganira ku byanditswe byera. Ubushize twabigishije isomo bita angeology cyangwa ubumenyi ku bamarayika. Nabasezeranije ko tuzeko dukurikizaho isomo bita Christology cyangwa ubumenyi kuri Kristo. Ubutumwa bwiza bigiye kubabwira ibyo tuzarebera hamwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, umwanditsi n'igihe bwandikiwe, ubutumwa bwandikiwe bande, ijambo rikuru, ibigize ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Nanone tuzareba ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, umwanditsi n'igihe bwandikiwe, ubutumwa bwandikiwe bande, ijambo rikuru ni irihe, kandi turebe nanone ibigize ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Gatanu tuzareba nanone ibyakozwe n'intumwa, amagambo abanza, umwanditsi n'igihe bwandikiwe, abo bwandikiwe n'inyigisho z'ingenzi. Ubutumwa buboneka hagati y'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa n'ubutumwa bwa Luka. Introduction générale du Nouveau Testament cyangwa introduction à la Bible. Imbanziriza amagambo yo mu isezerano rishya, uko isezerano rishya ryabayeho. Tugiye kubanza kurebera hamwe uko isezerano rishya ryabayeho. Abahanuzi bose bo mu isezerano rya kera bavuze kubwo kuza kwa Mesiya mu binyejana 4 cyangwa 4e siècle. Hari bucece gusa muri icyo gihe cyose, ntacyo ijuru ryatangaje. Nyamara mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza cyangwa bonne nouvelle niho icyo kinyejana cyari bumaze kwakira, kubera ururimi rw'ikigiriki rwaguvugwaga hafi ya hose aho ubutware bwa Roma bugera. Intumwa zamamaje hose inkuru ya Yesu Kristo aho bacaga hose mu matorero. Nyuma yo kugenda kwabo bohereje amabaruwa yo kubigisha, kubihanganisha n'ayo kubateguza. Ibaruwa 21 niyo babanje kwandikwa mu isezerano rishya, kandi anashyiraho inyigisho shingiro za Gikristo. Abenshi bashatse kwemeza inyandiko yanditse y'amagambo, ibitangaza byagiye biboneka mu mibereho y'umwana w'Imana akiri mu isi. Ariko Imana ihagurutsa abagabo 4 kugira ngo batugezeho ubutumwa bwayo nk'uko byifuzwa. Matayo wari umukoresha w'ikoro, Imana iramuhagurutsa. Imana ihagurutsa Matayo rero. Matayo na Yohana bari intumwa. Luka yagendanye na Paulo. Matayo yandikiye abayuda, dore umwami wawe araje. Mariko yandikiye abaroma, tubirebye muri Yesaya 42 umurongo waho wa mbere, dore umugaragu wanjye nkunda. Luka yandikiye abagiriki, Zakariya 6:12, dore umuntu. Imvugo nk'iyo biragaragaza inyandiko bagiye babandikira. Yohana yandikiye abakristo, Yesaya 40 umurongo waho wa 9, dore Imana yanyu. Matayo yanditse ku by'iki gihe cyahise, ku buhanuzi bwa Kristo mu isezerano rya kera. Mariko yanditse mu gihe cy'ubu, kuboneka kwa Kristo mu bantu b'icyo gihe. Luka yanditse ku bantu b'igihe kizaza, Kristo umucunguzi wa bose. Yohana yanditse ku gihe cy'iteka, Kristo uhoraho, umwana w'Imana. Ubuhanuzi bwa Yesu Kristo mu isezerano rya kera. Ahangaha twarimo tureba mu isezerano rishya. Yesaya 23 umurongo wa 5 haravuga ngo dore iminsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka,
azima ab'umwami. Ishami umwami Matayo. Ahangaha ni ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera, aho Yesaya yahanuraga akavuga ngo dore mu minsi izaza ubwo nzumburira Dawidi ishami rikiranuka azima ab'umwami. Uyu ni Yesu Kristo Yesaya yahanuraga, kandi yamuhanuraga mu isezerano rya kera. Ubu turi kureba rero ubumenyi kuri Kristo. Aba ni abagiye babihanura. Hanyuma Zekariya 3:8, dore nzazana umugaragu wanjye Shami. Birumvikana zumbura ishami umuntu Luka. Noneho Yesaya aha birashaka kuvuga ko ni uburyo isezerano rya kera naryo ryateguzaga ko hari uzaza ari we Kristo, bakabihanura bagateguza. Kandi uyu shami wavugwaga, iri shami bavugaga rizumbura, uyu ni Kristo nyine wavugwaga. Hanyuma ishami Yohana yavugaga ni Imana. Ishusho y'ibizima bine, igice cya mbere murongo wa 5 kugeza ku wa 10, mu maso nk'ah'intare. Ni Matayo. Kristo intare yo mu muryango wa Yuda, Ibyahishuwe 5 umurongo waho wa 5. Umwami mu maso he nk'ah'inka. Mariko abami ba mbere ibice 19 umurongo waho wa 19, na Mariko ibice bya 10 umurongo wa 45. Abami ba mbere ibice 19 umurongo wa 19, na Mariko ibice 10:45. Noneho Kristo umugaragu mu maso nk'aho umuntu Luka 19:21. Aha wahasanga Kristo nk'umuntu. Mu maso nk'ay'igisiga ikizu Yohana wabisanga mu Kuva 19 umurongo waho wa 4, na Yohana igice cya mbere umurongo wa 1 kugeza ku wa 14. Kristo uwo mu ijuru umwana w'Imana, umugenzi uturuka muri Edeni. Itangiriro 2:10. Uwo mugenzi umugezi uturuka muri Edeni. Aha bavugaga ku mugezi uturuka muri Edeni, bavuga Itangiriro 2:10. Niho wamenya amakuru neza y'uwo mugezi n'icyo bashatse kuvuga. Uwo mugezi wigabanyamo 4, imigezi 4. Amabara ne yaragize ihema. Kuva 26 umurongo wa 1. Ibara ry'umuhengeri cyangwa propre rouge, ibara ry'umwami Matayo. Mariko umukozi w'intumwa Petero. Luka umugaragu kandi w'ishuti magara ya Pawulo. Uyu Luka ngo yari inshuti, yari umuganga kandi akaba inshuti magara ya Pawulo. Yohana umwigisha Yesu yakundaga. Ahangaha bashaka kutwereka uburyo Yohana yakoreraga Yesu, kandi niwe wabanjirije guteguza Yesu ko azaza. Yari n'umwigishwa Yesu yakundaga. Iyemezwa ry'ibyanditswe byera, no kuvuga ngo igitabo cyose kigize Bibiliya kimwe mu kindi cyemererwa nk'icyahumetswe. Ijambo ry'ikigiriki itegeko, ijambo mu buryo bwagutse itegeko ry'inyigisho shingiro, ari byo bisobanuro ibitabo byahumetswe. Imana ibaho umugisha. Isezerano rishya ni isezerano ry'ubuntu hagati y'Imana n'abantu bose muri Kristo Yesu. Isezerano rishya rifite ibitabo 27. Ubwo iryo ni isezerano rishya gusa. Isezerano rishya ryanditswe n'abantu 9. Isezerano rishya ryanditswe mu gihe cy'imyaka 50. Iyo bavuze isezerano rishya ni uguhera kuri Matayo kugeza mu Byahishuwe. Bavuga isezerano rya kera ni uguhera mu Itangiriro ukagenda aho muri Mika kugeza kuri Maraki. Niryo sezerano rya kera. Yohana yanditse ko Yesu, dufite ibitabo 4 by'ubutumwa: Matayo, Mariko, Luka, byanditswe iby'imibereho ya Yesu hano mu isi.
Yohana yanditse ko Yesu ari umwana w'Imana kandi ko yaje ava mu ijuru. Ibyakozwe n'intumwa bigaragaza imbaraga, ubushobozi byahishuwe n'ubutumwa. Inzandiko zaduhishuriye ibanga riri mu butumwa bwiza. Izi nzandiko uko ari enye, Matayo, Mariko, Yohana, Luka, byaduhishuriye ubutumwa bwiza. Yohana yanditse ko Yesu ari intumwa, ari umwana w'Imana kandi ko yaje ava mu ijuru. Ibyakozwe n'intumwa bigaragaza imbaraga, ubushobozi byahishuwe n'ubutumwa. Inzandiko zaduhishuriye ibanga riri mu butumwa, urufatiro rwo kwizera kw'itorero n'ibyiringiro byabwo. Ibyahishuwe turahabona uburyo ubutumwa bwatsinze ubushobozi bw'umwijima. Ubutumwa bugaragaza neza ubumwe buri hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya. Amagambo yose y'abahanuzi mu isezerano rya kera avuga ku bya Yesu, kubyarwa n'umwari, aho azavukira, duhawe umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, Imana iri kumwe natwe. Hano rero bagaragazaga umurimo wa Yesu, kwigisha n'ibyo azakora, kubabazwa kwe, gupfa kwe no kujya mu ijuru, kugaruka kwe n'umurimo we n'amazina ye. Dusoma ubutumwa bune ko byose byasohoye. Dufite ubutumwa inzandiko ziba zihindutse nk'izidafite urufatiro. Dusoma mu butumwa bune ko byose byasohoye. Tudafite ubutumwa, inzandiko ziba zihindutse nk'izidafite urufatiro cyangwa iherezo ridafite itangiriro. Ubutumwa bune, ubutumwa nibwo butangirira isezerano rishya. Ubutumwa bune ni urufatiro rw'inkuru y'ukwizera kwacu. Hari ubutumwa bune, ariko ubutumwa bw'agakiza ka Yesu ni bumwe. Matayo, Mariko na Yohana bari abayuda. Hano baratubwira ko hari ubutumwa bune, ariko ubutumwa bw'agakiza ka Yesu ni bumwe. Matayo, Mariko na Yohana bari abayuda. Ubu usobanukiwe ko Matayo, Mariko na Yohana bari abayuda. Tubisanze muri Mariko 15 umurongo wa 7 ndetse na 18 na 25. Tukareba no muri Petero wa mbere ibice byaho 2 umurongo waho wa 9. Ibara ry'umuhemba cyangwa umutuku rouge, ibara ry'amaraso umubabaro. Mariko, Filipo ibice 2 umurongo wa 8, Petero wa mbere igice cya mbere 11 n'Abakolosayi igice cya mbere 24. Bakwereka icyo byari bishatse kuvuga iri bara ry'umuhemba nk'uko tujya turisanga muri Matayo. Ibara ry'igitare cyangwa bla, ibara ry'abera. Dusomye muri Luka cyangwa bigasobanura ibyahishuwe 7, 9 na 19 kugeza ku murongo wa 8, n'Abaheburayo ibice 4 umurongo waho wa 15. Ibara ry'umukara wa kabayonga cyangwa blue, ibara ry'ijuru Yohana. Ubutumwa bune bugabanijemo imigabane 2: Matayo, Mariko na Luka. Banditse bimwe synoptic ku muriro wa Yohana umubatiza, umubatizo wa Yesu no kugaruka kwe, umurimo Yesu yakoze i Galilaya, urugendo rw'i Yerusalemu rwe rwa nyuma, kubabazwa kwe, gupfa ku musaraba no kuzuka kwe. Matayo, Mariko na Luka bagaragaza Yesu nk'umuntu. Iyi ni teoloji nyine, muragerageza kugenda musoma kugira ngo musobanukirwe. Yohana arerekana Yesu ko ari Imana. Ingingo ya mbere, ubutumwa bwa Matayo. Umwanditsi Matayo. Matayo niwe wananditse kandi ubu butumwa bwe uko bwanditswe na Matayo. Dusoma ibya Matayo inshuro 8 mu isezerano rishya.
muri izo nshuro 8 yiswe Lewi inshuro 3. turebye muri Mariko ibice 2 umurongo waho wa 14, na Luka ibice 5 umurongo wa 27 kugeza 29. izina Lewi rikomoka mu Ruheburayo risobanura ngo gufata cyane. izina Lewi mu Ruheburayo risobanura gufata cyane. noneho izina Matayo riboneka inshuro 5. reba Matayo 9 umurongo wa 9 n'ibice 10 umurongo waho wa 13, Mariko 3:18, kandi tugasoma no mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 13, na Luka ibice 6 umurongo waho wa 15. Matayo ni izina riboneka mu Kigiriki no mu Rurusiya cyangwa Uruarameya. Matayo risobanura ngo impano z'Imana, izina rishya. rimwe na rimwe Yesu yajyaga ahimba yita abantu amazina. Yohana igice cya mbere umurongo wa 42, Simoni Kefa cyangwa bisobanura ibuye. Mariko ibice 3 umurongo waho wa 17. Yakobo na Yohana. Birashoboka ko Yobu yiswe Matayo igihe yari intumwa ya Yesu yitaga umuntu izina rishya. Birashoboka ko Yobu yiswe Matayo yari intumwa ya Yesu yitaga umuntu izina rishya. Yamwerekaga urukundo kandi ko amwubashye, kandi byerekana ko ari Imana yamuyoboye, kandi ko bahuye. izina rishya ryerekanaga ko uwo muntu yahindutse cyane mu mibereho ye ya mbere no mu mibereho ye mbere no mu mibereho ye no mu mirimo yakoraga. mbese ni ukuvuga ko Imana imuhamagariye indi mirimo cyangwa igikorwa runaka, bityo ubuzima bwe bwahawe icyerekezo gishya. mu gihe Yesu yahamagaraga Lewi n'abandi bari hafi ya Yesu, harimo intambwe 3. kubw'ijambo ry'Imana n'imirimo ya Yesu Kristo, abantu batangiye kumwizera ko ari Kristo Mesiya w'Imana. Yohana 35 umurongo wa 51. mu bamwizeye bose yatoranijemo bake ngo babe abigishwa. Bagomba kumukurikira buri munsi kugira ngo bigishwe bihagije, ndetse bafashishe Yesu umurimo wo kwigisha, kubwiriza iby'ubwami bw'Imana. Luka igice cya mbere umurongo waho wa 1. mu bigishwa Yesu yari afite yatoranijemo 12, abo abita intumwa. aha turashaka kuvuga ko mu bigishwa Yesu yari afite yatoranijemo intumwa 12. ni nawe wabise iryo zina intumwa. zari abigishwa, ariko kandi abigishwa bose ntibari intumwa. Intumwa ni umuntu utumwa kumenyesha abandi inkuru ikomeye. Intumwa ni umuntu umenyesha abandi inkuru ikomeye cyangwa usohoza ubutumwa bw'abamutumye, kandi abifitiye ubushobozi n'ububasha, ikamera nk'uwayitumye. ni ukuvuga ngo Imana ituma Yesu yari imeze nk'aho yiyiziye. Se wa Matayo yitwaga Arufayo. Mariko ibice 2 umurongo waho wa 14. ahangaha baratubwira uburyo Yesu yagiye ahamagara abantu, imihamagaro ya ba Matayo, ya ba Mariko. hano bakavuga ko kandi ntitumwitiranye na Yakobo mwene Arufayo. ubwo ndavuga Matayo. Mariko 3:18, na Matayo yari umukoresha w'ikoro. Matayo 2 ibice 3, na Luka ibice 5 umurongo wa 27. Abakoresha b'ikoro basuzugurwaga n'abandi Bayuda kuko bakoreraga ubutegetsi bw'Abaroma bwakandamizaga Abisirayeli muri icyo gihe. Dusomye Matayo 21 umurongo waho wa 31. Matayo yari yarize azi Ururusiya
cyangwa urwarame n'ikigiriki cyakoreshwaga mu bucuruzi. Ubwo rero byari ngombwa kukimenya kubera uwo murimo yarashinzwe. Imana idufashe. Umurimo w'ubuhanga bwe turawusoma mu butumwa bwe. Muri Matayo turahasoma iby'amafaranga kuruta ubutumwa. Matayo 22:19. Urumva yaracuruzaga akiga n'urwo rurimi rw'Urusiya kugira ngo bimworohere. Ifeza y'umusoro, Mariko 12:15, idenariyo. Matayo niwe wanditse ku gitangaza cy'ididarakama, shekeri. Matayo kandi 17:24 kugeza 27 hagusobanurira neza iby'iki gitangaza cyangwa iby'iyi denariyo. Umuhamagaro wa Matayo ni muri Matayo 9:2-9 na Matayo 2:13 na 17 na Luka ibice byaho 5 umurongo wa 7 n'uwa 8 wasobanukirwa neza umuhamagaro wa Matayo. Ahangaha biragaragara ko yahamagariwe kuba umwigishwa. Kugira ngo yinjire uwo murimo yagombye kureka umurimo we wa mbere. Guhamagarirwa kuba intumwa byabaye hanyuma. Mbere yari afite indi mirimo akora, nk'uko Imana iyo ihamagaye abantu ibakura mu mirimo yindi bakoraga, cyangwa se akabanza agakora uwo murimo nyuma akagira n'umuhamagaro w'Imana nk'uko bigaragara ku muhamagaro uri hano. Guhamagarirwa kuba intumwa byabaye hanyuma. Matayo 10:4 na Luka 6:12 kugeza 16. Yesu yashatse umwe mu bakoresha b'ikoro. Mu guhamagarwa kwa Matayo byagaragaye ko Yesu aha agaciro abantu bose. Mu murimo wo kwamamaza ubutumwa Yesu yari akeneye n'ubwenge bwa Matayo. Matayo yari umuntu wari uzi icyo gukora adashidikanije. Luka 5:28 kugeza 29 na Matayo ibice 9 umurongo waho wa 10. Mariko ibice 2 umurongo waho wa 15. Yesu yashyize Tomu washidikanyaga hamwe na Matayo utarashidikanyaga. Matayo ibice byaho 10 umurongo waho wa 3. Yesu amaze gusubira mu ijuru, Matayo yajyanye n'abandi bigishwa i Yerusalemu bajya mu cyumba cyo hejuru gutegereza umwuka wera. Twabisanga mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza 15, n'ibyakozwe n'intumwa ibice 2 umurongo waho wa 4 kugeza 14. Ku munsi wa Pantekote nawe yahawe umwuka wera hamwe n'abandi bigishwa. Ibyo bindi bitabo bimuvugaho ko yari amaze imyaka 12 muri Palestine, kandi ko yaba yaragiye no mu bindi bihugu kuvugayo ubutumwa, nko mu Burayi, Makedoniya, Aziya, no muri Afurika no muri Ethiopia. Urupfu rwa Matayo, hariho ibitekerezo binyuranye ku rupfu rwe. Hariho abavuga ko Matayo yapfuye nk'uhowe Imana, bakeka ko hari muri 67 ko byaba byarabereye muri Ethiopia. Ahangaha bari kuvuga Matayo wanditse ubutumwa bwiza. Turi kuganira ku butumwa bwiza. Yego, hari abavuga ko yaba yarapfuye, Matayo yapfuye nk'uhowe Imana, bakakeka ko hari muri 67 ko byaba byarabereye muri Ethiopia. Hari n'izivuga ko yaba yaraciriwe urwo gupfa n'Imana y'Abayuda. Hari n'indi ivuga ko yaba yarapfuye urupfu rusanzwe muri Ethiopia cyangwa Makedoniya. Aba n'abagenda bavuga uburyo uru rupfu rwa Matayo rwaba rwarabaye, ariko murumva ko batabivugaho rumwe. Intego n'imiterere by'ubutumwa bwa Matayo. Ubutumwa bwa Matayo bufite akamaro kanini cyane. Yanditse byose ku mibereho ya Yesu, kuvuka kwe kugeza gupfa kwe,
kandi yanditse inyigisho yigisha. Ku bw'izo mpamvu ubutumwa bwa Matayo bwiswe ubutumwa bw'inyigisho. Ubutumwa bwose uko bwanditswe na Matayo bwiswe ubutumwa bw'inyigisho. Ubutumwa bwa Matayo nibwo bubanziriza ibindi bitabo mu Isezerano Rishya, kuko ari igihuza Isezerano rya kera n'Isezerano Rishya. Aha murumva ko ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo buhuza Isezerano rya kera n'Isezerano Rishya. Muri Matayo haboneka inshuro zirenga 50 zavuzwe sitasiyo mu Isezerano rya kera. Kubera izo mpamvu zose nicyo cyatumye ubutumwa bwa Matayo bwiswe ubutumwa bw'ibyasohoye. Ubutumwa bwa Matayo bwandikiwe bande? Ryari hehe? Hano niho tugeze. Matayo yanditse ubutumwa bwe nk'umuyuda. Yandikiye abakristo ba Kiyuda cyangwa Judeo-Chrétien. Ibyo bigaragazwa nuko akoresha cyane amagambo y'Ikiyuda, Emmanuel, ndetse yavugaga iby'imigenzo ya Kiyuda ntayisobanure kuko azi ko abo yandikiye babizi, ariko yabonye ko ari no ku bantu bose. Matayo 28 murongo wa 18 n'umurongo waho wa 20. Turaceka ko Matayo yabwanditse hagati ya 60 na 66, ariko cyandikiwe bamwe bavuga ko ari Yerusalemu, abandi nabo bagakeka ko cyaba cyarandikiwe mu gihugu kiri hafi ya Palestina. Abangaba ni abasesenguzi kuko iyi ni theology. Ijambo rikuru n'umuteguro by'ubu butumwa bwa Matayo nibyo tugiye kureba. Ijambo rikuru n'umuteguro w'ubutumwa bwa Matayo. Kuki ubu butumwa ubundi bwateguriwe bande? Hari hagamijwe iki? Twabonye ko bari bagamije kwigisha ubutumwa kandi burimo inyigisho zikomeye. Ijambo rikuru mu butumwa bwa Matayo ni Yesu Kristo, umwana wa Dawidi. Muri Matayo iki gitabo cyose cyanditswe cyangwa ubutumwa, ijambo rikuru kwari ukwigisha kuri Yesu Kristo, umwana wa Dawidi. Samuel wa 2:7-12 ku murongo waho wa 13. Luka igice cya mbere umurongo wa 26 ndetse kugeza 32, na Luka ibice 2 umurongo waho wa 4. Umwana wa Dawidi, umwami. Yohana 7:41 na 42, kandi n'umwana wa Aburahamu. Matayo igice cya mbere umurongo wa 1. Muri Yesu niho imiryango yose yo mu isi ibonera agakiza. Itangiriro 12:1 kugeza kuri 3. Muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izaherwamo umugisha. Umuteguro. Mu ntangiriro z'ubutumwa bwa Matayo tuhasanga ibintu 6 byo mu bwana bwa Yesu bigaragaza ugusohora k'ubuhanuzi bwo mu Isezerano rya kera. Ibyo bintu rero byerekana ko Yesu Mesiya Kristo, igice cya mbere kugeza ku cya 2. Mu bindi bice turahasoma itegurwa ry'umurimo wa Yesu, ibice 3 umurongo wa 1 n'ibice 4 umurongo wa 11, guhera ku bice 4 kugeza kuri 12 na 18 kugeza kuri 35. Urasoma iby'umurimo wa Yesu i Galilaya. Mu magambo ye n'ibikorwa bye igaragaza ko ari Mesiya wari warasezeranijwe. Yesu arangije umurimo we i Galilaya, yagiye i Yerusalemu gusoza ubuhanuzi bwavugaga ibyo kubabazwamo gupfa kwa Mesiya. Agiye Yerusalemu, yanyuze i Pereya, bisobanurwa hakurya ya Yorodani. Matayo 19 umurongo wa 1. Aho hakurya ya Yorodani Yesu n'abigishwa be yakozeyo umurimo munini w'ubutumwa. Ibyo nabyo kandi kwari ugusohora k'ubuhanuzi bwo mu Isezerano rya kera, ibice 19 umurongo waho wa 20, ngo kwari ugusohora k'ubutumwa
mu isezerano rya kera. Mu byanditswe naho dusoma neza iby'ipereya n'igice cy'ubwami bw'abaroma hitwaga Pereya. Ibintu byinshi, ibice 21 kugeza 25, Kristo yashohoje umurimo we mu isi nk'ubutambyi mukuru n'umuhuza wababajwe, wapfuye kandi akazuka. Abaheburayo 19 umurongo waho wa 20. Igikorwa cye cya nyuma mu isi cyabaye cyo guha umurimo intumwa ze no kubwiriza ubutumwa ku bantu bose. Mu bice 26 umurongo waho wa 28. Ibibazo, hari ibibazo hano shaka ko dusubizanya. Bibiliya yose ifite ibitabo bingahe? Ni ibitabo 66. Bibiliya yanditswe mu gihe cy'imyaka ingahe? Yanditswe mu gihe cy'imyaka 1600. Matayo, Mariko, Luka na Bibiliya yose ifite ibitabo bingahe? Ifite ibitabo 66. Bibiliya yanditswe mu gihe cy'imyaka 1600. Matayo, Mariko, Luka na Yohana bari bwoko ki? Twasomye ko bari abayuda. Mu guhamagarwa kwa Matayo na Yesu tubonamo ibice bitatu. Ibyo bice ni ibihe? Kuki ubutumwa bwa Matayo bwitwa ubutumwa bw'ibyasohoye? Kuko ari igihuza isezerano rishya n'isezerano rya kera. Mu guhamagarwa kwa Matayo na Yesu tubonamo ibice bitatu. Ibyo bice ni ibihe? Tubonamo guhamagara, umuhamagaro we, imibereho ye n'ibindi. Matayo yandikiye bandi? Yandikiye abakristo ba Kiyuda. Ijambo rikuru riri mu butumwa bwa Matayo ni iri: Yesu Kristo umwana wa Dawidi. Matayo yerekanye Yesu nk'iki? Yamwerekanye nk'umwana wa Dawidi. Ubutumwa bwa Matayo bufite irihe bara ugereranije n'ihema? Bufite ibara ry'umuhengeri. Ingingo ya kabiri, ubutumwa bwa Mariko. Ndagira ngo ubutumwa bwa Mariko tuzabusubireho ubutaha duse n'abasoreje ahangaha. Nagira ngo mbashishikarize kujya musoma Bibiliya. Ahangaha twarimo twiga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Twabonye tuzarebera hamwe n'ubutumwa bwo bwanditswe na Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka nuko bwanditswe na Yohana. Aha rero Matayo twabonye ko yari yaremeye gukurikira Yesu, yemera guhara amagara ye, yemera no gupfa, kuko hari n'abavuga ko yapfuye azize ubutumwa bwiza. Imana ibaduhera umugisha. Turabashimiye cyane mwese. Imana ibaha umugisha. Kandi ndagira ngo mvuge ngo Uwiteka azabarinde. Kandi ubu butumwa nk'uko twabubonye, hari icyo Imana yashakaga nabwo kubwira abantu. Imana itugirire neza. Hano rero bavuga ko Mariko we yari mubyara wa Barinaba, kandi Mariko bavuga ko yari umulewi. Umwirondoro n'imibereho ye cyangwa imibereho ya Mariko reka tuzabigarukeho ubutaha. Waba se hari ikibazo ufite cyangwa inyunganizi, wadubwira, nabaha telefone cyangwa mukanatwandikira muri comment. Twifuje ko twazajya tuganira kuri Bibiliya, kuri teoloji, tukungurana ibitekerezo. Nabakoreye samari. Namwe rero Imana ibaha umugisha kubwo kwemera gukurikira ubutumwa bwiza. Ndagira ngo mbabwire uburyo dusengamo. Waba utarakira umwami Yesu, waba se waramwakiriye ukaba uri mu ntege nke, waba se ufite ikibazo gikomeye, ufite imanza uri kuburana kandi ubona zananiranye, waba se uterwa n'imyuka mibi, ndagira ngo tugusengere. Yesu Kristo yaranesheje, yaje mu isi kugira ngo tubone kubaho. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Twongeye kugushima nyaguhora ku ngoma. Ubu ni ubutumwa bwiza twarimo tuganira. Dusengeye umuntu wese ngo azarushaho gusobanukirwa ibigendanye n'ubu butumwa, kandi ureke abantu bagumana inzara n'inyota muri bo byo gukiranuka.
humugisha ukwihangana kw'abera, kandi umunsi umwe uzavuza impanda itorero ritahe. Komeza kweza umugeni, ukomeze gutunganya ibidatunganye, kandi abafite ibyifuzo by'umwihariko bikomeye nabyo turabisengeye. Abafite iby'uburwayi, abafite iby'ubukene, abafite iby'ubushomeri, abafite ibyo kudakizwa bifuza agakiza, bose turabasengeye, tubisabye twizeye ku bwa Kristo umwami wacu. Amina. Amen. Arabohora TV.